Sinema nyarwanda ni kimwe mu byinjiza amafaranga menshi cyane by'umwihariko ku bakinnyi ba filime, aho kugeza ubu hari ababarirwa imitungo ifite agaciro kari hejuru ya miliyoni magana ndetse no muri biliyoni. Gusa muri ino video tugarutse ku bakinnyi ba filime batanu bafite amafaranga cyangwa se imitungo myinshi cyane kurusha abandi mu Rwanda, aho tuza guhera ku mwanya wa gatanu tumanuka tugera ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga umukinnyi wa sinema nyarwanda ufite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose tuzi ndetse n'abo tuza kuba twabonye muri top 5. Wowe nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye maze ukamenya abo ari bo. Tudatinze reka dore ku mwanya wa gatanu aho tuhasanga umukinnyi witwa Kanyabugande Olivier yamenyekanye ku izina rya Nyax. Ni umukinnyi wahereye kera akina, aho muri ino minsi yanafunguye bizinesi ikomeye cyane, akaba yarasuwe na benshi b'ibyamamare bakomeye cyane, ikaba yaramenyekanye cyane kandi ikaba ikomeje kumwinjiriza amafaranga menshi cyane kandi yayubakishije akoresheje amafaranga yakuye muri sinema gusa. Urumva yuko yari amaze kugira amafaranga menshi cyane kandi akaba afite n'ibindi bikorwa bitandukanye bimwinjiriza amafaranga, uretse kuba ari umukinnyi wa filimi akora n'ibindi bikorwa bitandukanye nko kwamamariza amakampani akomeye y'ubucuruzi, ibyo bigatuma yinjiza amafaranga menshi cyane binyuze kuri social media platforms zitandukanye ndetse akanagura bizinesi ze zimwinjiza amafaranga menshi cyane. Kugeza ubu abarwa imitungo iri hejuru ya miliyoni 500. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Nyakso cyangwa se Kanyabugande Olivier aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatanu w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku wundi mwanya wa kane turahasanga Emmanuel wamenyekanye ku izina rya Clapton Kibonke. Uyu nawe akaba ari umukinnyi wa filime ukomeye cyane, hano afite channel yiwe anyuzaho filimi zitandukanye, twavuga nk'iyitwa Umuturanyi ndetse n'izindi. Bikaba byaratumye yinjiza amafaranga menshi cyane, haba izo agenda agaragaramo z'abandi ndetse n'izo yikorera ku giti cye akazinyuza ku muyoboro we wa YouTube. Byatumye akomeza kwinjiza amafaranga menshi cyane, nawe yagura ibikorwa byinshi bitandukanye. Bikaba byatumye Clapton Kibonke aza kugaragara kuri umwanya wa kane, aho kugeza ubu afite imitungo ibarirwa hejuru y'agaciro ka miliyoni 620. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, akaba nta mpamvu yo gushidikanya ko yagakwiye kuza kugaragara kuri uwo mwanya wa kane w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga Benimana Ramadhan yamenyekanye ku izina rya Bamenya. Akaba afite filimi zitandukanye by'umwihariko Bamenya series inyura kuri muyoboro we wa YouTube. Iyi ni filime yamwinjiriza amafaranga menshi cyane, bituma akomeza no kumenyekana. Akaba afite ibikorwa byinshi bitandukanye nko kwamamariza kampani zitandukanye z'ubucuruzi, bikaba bituma agenda yishyurwa amafaranga menshi cyane kandi agakomeza kwagura ibikorwa bye bitandukanye ndetse no kubyamamaza akoresheje social media platforms. Bikaba byatumye aza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu bitewe n'uko kugeza ubu ari kubarirwa imitungo iri hejuru ya miliyoni 680. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye naza kugaragara kuri uwo mwanya wa gatatu w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje tugiye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Niyonshuti Yannick wamenyekanye ku izina rya Kiramani, Daddy ndetse n'andi bamwita. Uyu kandi uretse kuba ari umukire, ni umwe mu bashimirwa cyane kuko yagize uruhare rukomeye cyane muri sinema nyarwanda, kuko yazamuye kandi amenyekanisha benshi cyane. Bikaba byatumye ashimirwa cyane bitewe n'uko yabagiriye akamaro gakomeye cyane kandi agateza imbere sinema nyarwanda. Uyu nawe afite ibikorwa byinshi bitandukanye bimwinjiza amafaranga, haba kwamamaza, gukina filimi zitandukanye, twavuga nk'iyo amaze igihe asura yitwa Amaraso yanjye inyura kuri Big Mind. Bikaba byatumye agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri bitewe n'uko yakomeje kugira amafaranga menshi cyane ndetse no kwagura ibikorwa bye byinshi bimwinjira amafaranga, aho kugeza ubu abarirwa amafaranga ari hejuru ya miliyoni 920 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye Niyonshuti Yannick tuzi ku izina rya Kiramani agaragara kuri uwo mwanya wa kabiri w'abakinnyi ba sinema nyarwanda bakize cyane kurusha abandi mu Rwanda. Dukomeje tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere atekereza hari kugaragara we mukinnyi wa sinema nyarwanda? Birashoboka ko waba wamuketse, gusa mbere yuko tubimugeraho nagira ngo nkwibutse niba wari ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube bwa mbere cyangwa se ukaba uhasanzwe, ukaba utarakora subscribe, like, share na comment ugafungura n'inzogera, wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na update z'ubutaha. Uraza kutubwira umukinnyi wa sinema nyarwanda wakekaga ko yaza kugaragara ku mwanya wa mbere mu gihe ugiye kuhasanga atari we wari wizeye cyangwa se atari we uwakekaga, ndetse utubwire n'uwo wakekaga atagaragaye muri top 5. Tudatinze ku mwanya wa mbere turasanga Niyitegeka Gratien wamenyekanye ku izina rya Papa Sava cyangwa se Seburikoko. Uyu ni umukinnyi wa sinema nyarwanda ukomeye cyane, aho afite filimi nyinshi cyane yagiye akora ndetse n'izo yagiye agaragaramo
zinjiza akayabo k'amafaranga bitewe n'uko zakunzwe cyane mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze, bitewe n'uko ari umukinnyi umaze igihe kinini cyane. Ni umwe mu bahawe Golden Button cyangwa se Golden Award, igihembo gitangwa na YouTube ku muntu wese wabashije kugira abasubscribers barenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Urumva yuko ari umukinnyi na umunyarwanda ukomeye cyane, kuko kugeza ubu ngubu niwe wenyine wabashije kwegukana icyo gihembo cyo kugira miliyoni y'abasubscribers ku rubuga rwa YouTube, mu gihe abandi batarabasha kugera kuri urwo rwego. Uyu yatangiye kera akina cyane kandi afasha anazamura amenyekanisha benshi muri filimi cyangwa se muri sinema nyarwanda, bikaba bituma ashimirwa cyane nk'umuntu ukomeye, aho kugeza ubu afite imitungo cyangwa se amafaranga y'imitungo ibaririje agaciro ka biliyoni y'ibihumbi 200. Urumva yuko ari amafaranga menshi cyane, bikaba byatumye nawe aza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere bitewe n'uko afite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose tuzi.